mbega indirimbo nziza rewrite the stars, cyangwa se ongera byibura wandike nk'inyenyeri cyangwa se umere nk'inyenyeri imurikira. Nukuri guys, ntago nzi ukuntu nabisobanura, ntago nzi ukuntu nabivuga, ariko burya igihe umukunzi wakomere nk'inyenyeri nukuri ntako bisa. Reka twirurure umutima n'ubundi isaha yayo nyirizina, reka ntangire gutya. Ubwo nari ndi umuganga mu bitaro bikuru bya Ruhengeri mu karere ka Musanze, ubwo nari ndi umushoferi nshinzwe gutwara abarwayi b'ubuzima bwo mu mutwe bafite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe, nk'abatwara Indera. Natwaraga imodoka yajyagamo abantu 18, ubwo nanjye wa 19. Umunsi umwe hari abarwayi bageze kuri 18 barwaye cyane bikomeye, biba ngombwa ko babama mu matware Indera muri Kigali. Ubwo nabatwaraga, muganga yarambwiye ati aba bantu ntaho ugomba guhagarara hamwe na hato, wagera aho bita mu Gakenke ntuhagarare, wagera aho bita Rurindo kuri base ntuhagarare, wagera Rurindo hejuru za Shyorongi ntuhagarare, wagera kandi ku giti cy'inyoni ntuhagarare, Nyabugogo ntugomba guhagarara, n'ahandi hose uranyura ntugomba guhagarara. Arambwiye kandi aba basazi cyangwa se abafite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe ugomba gutwara i Kigali kwa muganga bagomba kuhagerera igihe kandi ku isaha ya nyayo. Ugomba kugenda wirukanka, nta kiraguhagarika mu nzira. Muri make nugenda gakeya bishobora kuza kukongera risike zo kugira ngo abasizi nawe baze kuguhohotera. Naragiye inzira nyikubita amapine y'imodoka, kaburimbo ndayambuka indi ndayizamuka. Nageze za Gakenke numva umubiri wanjye urakubwe, numva nkeneye short call. Narafunze biranga, sikwari ukwihagarika gusa, nari nkeneye hagezeho haza n'ibindi ngenderwa ku mubiri. Ngeze kuri base biranga, za Nyirangarama biranga, nzamuka umusozi wa Rurindo biranga, ngeze hejuru Shyorongi ntireka singiye gupfa nishwe n'ibyo umubiri wanjye ukenera. Ndangiye ndavuga ndetse aba bantu nindamuka mpagaritse imodoka bakayivamo ndakora iki ko akazi kanjye ndaba nkahombye. Nakoze ibishoboka byose, imodoka nyishyiramo umuziki mwinshi cyane udunda ufite amajwi ari hejuru cyane, mbese nk'uko uzaba uri kuvuga iyi nkuru ni nako bizaba bimeze. Ndangije imodoka nsiga iri kwaka, nibeta munsi y'inyuma gato nyuma y'amazu, ninjiramo gato mu gikari njya gukora ibyoroshye. Si ukwihagarika, numvishe nduhutse, nkora na toilet numva ndaruhutse. Nasubiye inyuma nirukanka njye gutwara imodoka n'abarwayi b'abandi kwa muganga. Naragiye ngeze ku modoka nsanga bayigize ubushwanyu, usibye gukubita umutwe hasi nkariya narumiwe. Ibirahure byose babikuyemo, abasazi bose bashwiragugiye muri Rurindo, nta n'umwe wafata.
abafata amabuye, abafata ibiti, abarwana, abatongana, nta n'umwe nabasha kubona afata umusozi mu modoka. byaranze. amasaha ari kwirukanka, iminota irimo iragenda, amasegonda nayo arimo ariribara. mana yanjye, akazi bakanyirukanyeho. Yesu wanjye watabaye abanyabyaha ku musaraba, urantabara gute? naje gutegereza ko mfite udufaranga kuri konte, ndabona reka ntware iyi modoka nyigeze ku giti cy'inyoni bayikore, byibura ndebe ko imodoka nisubirana, wenda abasazi ndavuga ko bananiranye, ibirahure bakabimena bakavamo bakagenda. ariko kuvuga ko imodoka ambilanse y'abandi yashwanyaguritse cyangwa se bagize ubushwanyu biragoye. niyo nama umuntu yigiriye, si ukuyisha garage bayikoraho riraka, bayiha buri kira kito, imodoka irongera isubira bushyashya nk'uko yahoze. amasaha bigeze saa 11, byibura bamaye ko abasazi cyangwa se urwo mu mutwe ndabageza indera isaha y'isaa moya z'ijoro. navuze ni se noneho ko imodoka nyibonye nyikoresheje, abasazi bo ndabakura hehe? saa 11 abakozi bataha, abagenzi bataha, Nyabugogo imodoka ziba zabuze, habaye ambutiyaje ya danje, ku buryo unutega igare aritega, ubona igicugutu agitega cyangwa se gurudumu aritega, mu buryo bishoboka n'ushobora kugenda ku ijerekani yayigenda ariko akagera ahajya. imodoka ziba zabuze. si uguhakaza abakarasi, amajwi bayakubita hejuru hafi no gufata za mikoro. bati rero ndashaka abagenzi 18 bagera Nyabugogo, ntawe uraharenga, uharenga umureke. maze babandi bashinzwe gushaka abagenzi batere hejuru bati Nyabugogo, Nyabugogo tugende, Nyabugogo, Nyabugogo, Nyagogo, Nyabugogo, Nyagogo tugende. imodoka zari zabuze, abahetse abana binjiye mu modoka, uvuye guhaha utunyanya kuba imodoka yinjiye muri ambilanse, wari uvuye muri Kenya nawe yinjiye mu modoka kugira ngo atahe mu rugo, abari bavuye ku kazi nabo binjiye mu modoka, 18 bageze mu modoka, ati mufunge ndatwara abo ngabo. shoferi nk'ibisanzwe imodoka yiha umuziki, aracuranga koko, ubundi agutwarira imodoka. abazi Nyabugogo kuva ku giti cy'inyoni harimo urugendo rwa minota nka 15 cyangwa se 20 habaye mutiyaje. uwa mbere yatangiye gukomanga ati shoferi ndaviramo hano kuri sitasiyo ya Melez. shoferi yanga kumva, yagiye akubita kuteri mu matwi ku buryo ntiwabyumva. muri make umbonye ukuntu nambaye kuteri mu matwi aka kanya ntabwo nakumva igikomye hanze, nawe niko yari ameze. bageze Nyabugogo ati Nyabugogo shoferi ndavamo. shoferi yanga guhagarika imodoka,
barakomeza urugendo. Ati buriya ubwo atavuriyemo kuri Nyabugogo buriya turaviramo hano haruguru. Ati buriya arahagarara kuri sitasiyo hafi no kwa Mutangana. Ati shoferi ndavamo. Ati shoferi wankuye. Shoferi yanga kumva imodoka ahubwo yiha umuriro. Ati ubwo ataviramo no kuri sitasiyo Meru buriya wabona araviramo kwa Mutangana hari abacuruzi ibirayi. Nibyo ngibyo ari kwivugisha. Shoferi imodoka arayikomeza. Ati wabona ubwo ataviramo kwa Mutangana wabona araviramo ku Kinamba. Bageze ku Kinamba. Ati shoferi wankuriyemo hano ku Kinamba kuko naho nagomba kujya ko ntahataye. Ibaza umuntu agomba kugeza agasya atageze ku Kinamba. Atari kubanza shoferi yasaze. Ati shoferi wasaze kuko watubaye ukadukuramo. Undi none hatanye bate ko se wabwiye ngo shoferi yasaze naba nawe. Ati ngiye nagomba kuviramo hariya Nyabugogo. Ati nari mvuye imahanga. Ati umugore wanjye nari maze amezi 6 namubona. Ati nari mukumbuye. Ati usubire isi Kawunga. Ati nari muzaniye utuntu tweza ariko bene shoferi ibintu nkweto shoferi igisazi igicucu kuko. Undi ati cecekere. Ati uravuga ngo uvuye imahanga. Ati ngewe Dodo atureba amashereka. Ati nukuri kw'Imana. Ati reba amabara ndi kwiko. Ati mbyaye ejo bundi. Ati nari maze iminsi 3 mbyaye. Ati Dotso ureba nari mvuye kuzana utuvuta two gusiga umwana wanjye. None shoferi ibintu nkoreye ubu nasanga uruhinja rwahogoye. Undi ati ati wowe uruhinja rwahogoye. Ati vugirisha. Ati ngereka ngumwire ibintu shoferi ankoreye. Shoferi y'igicucu. Ati uravuga. Ati bazi ko umurwayi nari mfite umurwayi nari ngiye kureba hariya. Ati bari bamwengari kwiseta. None ibintu shoferi ankoreye. Shoferi buri wese yari afite akababaro ke, afite ibibazo bye bitandukanye. Noneho bose batangiye guhumuka buri wese n'amarira n'ibibazo bye bitewe n'ikahinda afite. Babona shoferi aberekeje ku nzira ijya i Ndera ahavurirwa abasazi. Ati nukuri kw'Imana none mu Ndera tubuse shoferi kadutwaye kubiri. Ati ku bitaro by'i Ndera kuko. Ati urukundo twasaze kuko n'Imana yanjye ibiki kuko mukabyaramo. Ati turashize Imana we. Ati shoferi atugeze abasazi burundu. Shoferi imodoka yakomeje kuyiha umuriro afatira akomeza aragenda. Ubwo buri wese yari kure mu gahinda ke. Unete nukuri kw'Imana. Ati ndeba nawe. Ati imvura yaguye imaze kugwa dore imyenda yanjye yabaye umweru yabaye ibyatsi yabaye itaka. None shoferi uko kabino uri n'ibiki. Noneho imodoka iri hafi kugera ku bitaro bikuru by'i Ndera. Maze abaganga bari i Ndera bati noneho abasazi batuzaniye uyu munsi ntabwo tubakira. Ati nyaboneka munatabare. Bahamagaza abaganga bahe bose ku buryo mu gihe cy'iminota 2 abaganga bo muri Kigali bose bari bahageze.
cyane cyane abita ku bantu bafite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe. Buri wese n'ibishinge bikomeye bya FNLG ibi batera abantu bafite ubuzima bwo mu mutwe. Shoferi nawe ageze hafi y'abaganga, abaganga bambaye imyeru, abandi bafite imigozi, abandi bafite ibyuma, abandi bafite inshinge, mbese byo kwitegura ati abasazi bazanye ntago tubakira. Shoferi agiparika, aba bantu mu kuva mu modoka, umwe yasohokaga ariko ati nukuri shoferi, ati muganga, ati nibiri kiriya shoferi atuzanye ahangaha nawe, ati narimvuye kugura utunyanya kugira nitekere abana agatsima. Ati iki ngiki cyasaze kivuye kugura inyanya bagitera igishinge kikaryamaho. Uwari urimo w'umuyobozi ati ko sibi n'ibiki mwakabyaramwe, ati kuko nta n'isoni murifata mugatera umuntu urushinge rw'umusazi, uruzo umuntu n'umusazi. Iki ngiki kigize umuyobozi, bamutera urushinge agasinzira aho ngaho. Byari bibabaje cyane. Undi ati koze binebeki, ati ramuga, ati namvuye kugura, ati ndanimaze amezi 6 nabona umugore wanjye, ati abana banjye tudure n'umukungu wanjye udatsinda ikizamini cya leta, ati nemuze n'ifomo atagiye kwiga muri segonderi, ati bamuhurije mu kigo cy'abihaye Imana. Ati iki ngiki n'ukungu cyasaze urushinge. Mbese bose birangira babateye inshinge, barasinzira babagira abasazi. Love and secret nuko nguko agomba kuruhura umutima. Umukunzi wawe akugira umusazi nk'uko nguko ukuntu umuganga yagize abantu bazima akabagira abasazi. Ushobora gukundana n'umukunzi wawe imyaka 2, 3, 5 ukamukunda byiteka, ariko ejo akakugira umusazi bitewe n'urukundo yagukundaga n'ukuntu akwizera. Wamuhaye ibyawe byose, wamuhaye umutima wawe, umuha imbaraga zawe, ariko akugize umusazi ku munota wa nyuma. 078 672 0272. Simbizi niba wowe bakugiraho umusazi. Nitwa Eric Nshimiyimana, nuko twagomba kuruhura umutima. Mukanya turaza twumva igice cya 4 mu nkuru cyangwa se mu kinamico yitwa Imbuto y'Ishyamba. Duherukana umugabo watoraguye umwana mu ishyamba witwa Nshimiyimana Eric, baramutwikiye mu nzu, ariko umwana yatoraguye yamuhaye izina yitwa Bizaza Eric. Mu gahinda n'ibibazo afite uwo mwana, yaguye ku rupapuro muri mari mu nzu yari yahiyemo. Turaje mu kanya bakira ariko twumva niyo nkuru. Iyi ni Love and Secret.